dore rero aya ni amaraso niguye, iyi ni nuza veterave nayirapye koko. Njye nisize amaraso bigiye kuba nyine none aho ngubu tuvugana mube mutegereje murebe ibigiye kuba. Yesu Kristo. Bigenze bari gukora video baramanuka ikubita hasi. Mwana muze kumutegura tumushyira ku buriri. Ndora ndimo kugenda. Okay guys, ndagarutse Rich nagarutse uyu munsi mbazaniye prank ya danje. Ndashaka gutungura umuturanyi wanjye nkamukorera prank, ariko noneho prank yanjye ikora irimo amaraso, irimo nyine ibintu byo kubabara. Ahubwo ndashaka kureba nisi bankunda uruhe rukundo abaturanyi banjye, reka mbereke abaturanyi banjye nshaka gukorera prank. Dore ni hariya kuri iriya nyubako, njye ndi mu ka etage nyine hejuru, ubwo urumva. Okay, noneho ndagira ngo mubane nanjye muri prank yanjye, ngiye kuyitegura nitegurane ubwenge. Noneho urumva nyine bazi ko ibyo bintu natabikora, ariko ndicaye ndavuga ni reka mfate telefone ubundi negure prank, nindangiza muhamagara ze. Ngiye ikintu nshaka gukora, ngiye kwipfusha nyine, ngiye kwigira umuntu umeze nabi, nipfushe nyine. Ndagerageza mbikore pe, nisiga amaraso, ndakoresha veterave, nisiga amaraso ku myenda, mu matwi, mu zuru. Nindangiza uri kumva ikintu ndi bukore, hano hari abantu bari bumufashe muri ibi bintu. Baragenda batabaze, baragenda nyine nk'abagiye gutabaza, bavuge ko ngize ikibazo. Noneho turebe ngo baraza, ese turebe nibaza barakitinga gute. Ndebe nyine abantu mbana nabo mu buzima bwa buri munsi, kuko ni abantu ushobora kubura amazi mu nzu nkaba najya kuyabasaba yo kunywa. Ya nyine tu urumva ko n'abantu tubanye neza. None ndashaka kureba ni ese mbaye ngize ikibazo, ndwaye ndembye, byagenda bite? Bamba hafi, bangirira impuhwe, bangirira umutima. Reka tubirebane hamwe, ndebe ngo se abaturanyi mfite nisanzuraho, burya no mu mutima niko bimeze. Okay, noneho mugiye kubana nanjye muri iyi video yose irangire, kandike kuvuga amagambo menshi ubwo nkora ibikorwa. Noneho mubane nanjye kugeza video irangiye, kandike kuvuga byinshi, namwe mugende mureba mutungurwa. Gusa ndizera ko muri buryoherwe kuko nabiteguye. Ahubwo mureke tubane, naza no kumubura akambanze mbereka abantu bagiye kumfasha, ubundi dukomeze video yacu. Okay, mwita Dave niwe ugiye kumfasha muri prank yanjye. Ngako ni agace kiwe. Aka ngaka nyine ni akantu ugiye gukoresha kagaragaza amaraso, ariko siko kabikora neza ra. Aka ngaka nyine karamufasha kuba nyine yarekerekana amaraso mu kanwa, kugira ngo bigende neza nyine, kugira ngo abantu bagire igishyika mu mutima, kugira ngo tubone reaction yabo nyine y'urukundo bakunda nyine uno musore. Namuhamagaye nubwo aturutse kure, gusa nambwiye azamfashe kuko nyine urumva nibiza mu bavandimwe bahita babona ko ari ibintu biri seriye tu, sibyo? Niyo mpamvu nabifashishije. Sa none mureke dukomeze turebe ibyo ari byo. Aya ni amaraso niguye, iyi ni nuza veterave nayirapye koko, nyine ndi gukuramo amaraso ya nyayo. So guys, noneho rero ubu nibwo tugiye gutangira video neza. Nyine namaze gutegura utuntu ugiye gukoresha. Noneho sister nguyu niwe ugiye kujya kubazana, uragenda nyine nk'umuntu ugiye gutabaza, sibyo? Narangiza ahita abazana hano, nyine aragenda afite ubwoba, sibyo? Wowe uragenda ufite ubwoba, nurangiza utabaza uvuga iti ngo Hirwa yagize ikibazo, yari ari gufata video arangije agwa hasi, mbona atangiye kuzana amaraso, uri kumva? Ubwo ngubwo nabo nyine bahita bavuga ngo muze mumfashe vuba, musiganye na David kandi nawe yagize ubwoba, uri kumva? Nurangiza nyine bahita ubazana, nanjye ndaba ndi hano ndashaka ukuntu nsambagurika, nyine ndakitinga nk'ari ibintu byanyabyo kabisa. Ariko okay, noneho ikintu ugiye gukora, wowe ugiye gufata umwana n'ubundi ugende tujye dutangira video. So urabishobora? I'm ready. Okay, sasa rero twagiye. Guys, nukuvuga ngo njye nisize amaraso bigiye kuba nyine none aho ngubu tuvugana, mube mutegereje murebe ibigiye kuba. Guys, dore ngaba bariya baraje.
Mana mbara. Izina rya Yesu. Yesu Kristo. Bigenze bari gukora video baramanuka ikubita hasi n'ikibaye. Mu muhanda buri rero tumumanure kwa muganga. Wenda fata ikintu. Yesu Kristo we. Mushashaka umwenda mwami. Ati nta mwenda uraho. Akubise umutwe hasi. Kwizanira ibyo wacu. Ikinundi we wazana. Izi myenda yose kimeje. Fata. Akira. Mwanaguze y'imvura. Umupira wawe. Uzivemo. Iki? Umufate. Ndafata hehe? Fata he David. Fata umutwe kugira ngo areke kugumya gucura. We mushake moto wangu. Roti. Neza rusikagiye. Ru. Mwana muza tumuterure tumushyira ku buriri. Dora ndimo kugenda. David. Rusijagiye. Yagiye hese. Rusagiye. Agiye guhamagara moto. Muhamagara ze. Kiga mukarure. Hey, uri kubyekoresha ngo ibinyoma. Zati muri kutubeshya. Nzakuriza. Ari kubabesha se gute? Shani ibinyoma muri kubeshya. Rusi. We Rusi. Rusi. Mubwire ko moto bayihamagara yazi. Rusi. Mwarabye. Rusi we. Ibyo mazi. Bigiye. Bayamagaye. Moto igiye kuza mwana. Moto bayihamagaye vaye. Ndakwe. Rungena arucyo muze mu mwifatire. Nese moto muhamagaye. Kandi irimo kuza. Ru. Ngena arucyo vayo mufate kandi baza kumufata. Yesu nawe wishoboreye.
we mani muzi ko umutima wari gutera gake Wajya neza telefone nako gashati gato bite Ninde ufite telefone ufite amayinite yanjye asashira mwanije humura telefone ifite amayinite humura shu ndyama gutya nta kibazo nizo uzi password akira humura ndagufite shu uretse mwege niki humura uranyereka iki ni prank ucucuweho warushushu shana abamanyu ndabizana kamera ni prank serious nanjye turavuye oh body Laru Lucy wait we can't Siko nanjye twabiteguranye ngeze hangana muri ukora mbese ubwo bukanyica Sheni prank umva nyine uretse kugenda uretse umva nyine so This is prank Rio guys nawe nyine se oya mubyiborere shayi mana neza uri kuyumva gutumva nyine icare hano basi icare rate icare mubaza ko yimba ba mwambwiye shamura abana babi kuva mu gitondo mwana shamura abana babi iki kiri cyo kibivumbuye mbere arabivuza tumaseka nanjye birananiye kwifata uriya nendaga guturika atitaye isengera yiza ko amina yego shani imbere imana muri abana babi gusa uziko franga zikora koko nese mwambwira numva bimeze shamani mu ntego ubwoba agenda nta nubwo mpari siko mwari mbayo nawe nari mana yera akushaye umwana ngaho ibaze mpfuye n'ubundi byanyabyo ntunyumve none se mani isi ibi bintu mana muri abana bari siko nengeye guhamagara n'abantu ngo baze kumfasha ubu narengeye guhamagara muganga agahita asa mbonye ugiye mu rugo ngo hihumura yesu we shamura abana babi ariko cyangwa mugira urukundo kano kantu kaba ari sawa uriya kaba kabinyeretse
Nukuri muri abantu beza. bajya bakora kuranka nkareba ariko ngo twari turi gukora videwo ngo arahanuka yikubita hasi mbega abantu babi muri abana uri kunkamera Ngwino hano ariko. batubwira uko wimba ese wowe mwarabishyize no mu mazu nende kuguhanaguramo ni izina ry'Imana muri abana babi ni izina umutima wanjye nta nubwo uri butere nta nubwo uri busubireho Ahubwo ko bahise bayihanagura vuba. akanako ngo nabuze icyo mfata mwana we rati uzi ko nagiye kuza gufata iyi shuka uzi ko nanjye imyenda nayibuze uzi ko nari gutengurwa bigezeho bimbana none se uje kutubwira utabizi nyine nari mbizi Yarabizi. ariko narongeza mbonye amaraso n'ibintu we mana ye sha ni izina ry'Imana murampabuye umutwisi wongera no kuya Ase wewe bayi hano uvuga. Ase ko wisize amaraso. kandi ari isengeri kandi yahise yiyemura cyane muri abantu pe. Yesu Kristo ni izina ry'Imana mbira umukozi bibaho Guys rero dara abandi bo baturanye banje ngira. Ni abantu beza. Banyeretse urukundo urukumva. Bamweretse ko bamurira yanapfuye. mbega hirwa ko washobora kwipfisha Yesha nabishobora. utwirwa akagenda ubwo none ngo ndinaniriwe Bayi mwana nani? rero hano nkwereke uburyo wambaye n'isengeri rwose bavanyemo bakaguhanagura kurakana keza Ya maraso yamanagura. iyo ayi ni imbere y'Imana ngiye guhamagara muganga ubwo nari hafi gufata moto hari igahita kugeza ku kiraro cy'ibyuma ubu nari nagiye gutekereza amafaranga ahantu ndi buyakure ariko ntacyo wageze kwa muganga mwana sha ni izina muramana ya ndarize sha ni shaka ubwo bageje umuti. ako mana naho he bite Hariyo nayo ndumva nino gutsinga kwera bitwije. Niyo mpamvu nahise mvuga. kuri kubabara yarambwiye ngo ngwino ufate n'umuguru akagenda shamana hi Yesu we naye nzawe ngerwa ntabwo nabishobora noneho twabihereye mu gitondo cyagiye mwashize akuzi ko mumbwiye ngo ni prank nkahita nimagine uburyo nari mbyakiriye izina mise nimagina uburyo wambwiye ngo urwaye isereri ahura n'inzara Nayihereye mu gitondo. isereri se twayiguhereye mu gitondo Uri nashakaga no kuremba mukaza no kundebaho gake ariko mbona biri gutinda nyine nabashe. Reka mbwira ati fast. noneho mumbwiye ngo mbaye muri kushutinga aragwa arahanuka agwa hasi mpita nkurura yaserera mbwiye abane karabaye noneho umwana arapfuye arimo no kwegura umunwa bureka Wari uri kuntera isoni. ngo ndebe ko amenyo avuyemo nkabona ni yose ariko se kuki ntatekereje kureba ko ari utuntu mwashyizemo Yavuze ngo ni ibinyomoro. aranayariye Yesu we ariko bakigufite njyewe njya kuzana ino sharupe nari nabonye byarangiye nuko telefone nari nayizanye ahubwo mumungaruye mu muganga ari mu Uzengurutse taza nyine tu nzagwikira. Nuko uri umuntu wabinyeretse nyine ko mbara bagiye kuza kugufatira muri abantu pe. ndi gutibika ahubwo nari nagiye n'ibirenge ngaruka gufata inkweto DS kandi. bamungoze nyine Nyine mwana urakoze uretse. Urakoze mwana. Ubu ngubu muri abantu bazima. Muze n'icyo mvuga birangiye. nase buriya se wowe kamera iri kugufata hasi hariya Dore kameramani sinzi ko yabigiye ngo niwe wari uri kuyobora. shijyaga muranyishe tu Cyane bwa mbere ngoze Frank pe. umutima wanjye musubize mu gitereko wagiye ntuhari ndacyafite ubwoba ahubwo se bu shamana Jaho urarize ngira ubwoba rero utari buceceke. numva ari wese umbwira
niyo ugiye kugira ubwoba ayo marira batayabona ngo reka nkwereke ngo ni purake bise numva nukuri muntesheje umutwe ariko nawe uri kumbanga numva nashaka kukubwira ngo wazanye kamera hano kandi ndwaye Miki nashaka kubikubwira Miki yaragowe bakorera prank za buri munsi yes we bira bintu Brian nawe yarari gushaka utwenda ngo yambara aje kukureba Brian none nakize mwana dore bo uyu mushyiraho n'inda ambara se ya rero guys dore mujye mureba ko abaturanyi banyu mubanye neza urebe ko ugize n'ikibazo umuntu yagutabara ariko biba byigaragaje tu ntago twabana mu byishimo gusa no mu bibazo ndabona twabana tu Fana yaje ninjye nitsanga uri kumbe umwana ntabwo biri brage ngwira mese ruko yemiriye so murana sha nyine baba ibaze nyine iyo biza kuba biriseriye nari gupfa ako rutabaye neza pe biriya bintu nibyo uhita wirukanga nyine tu ntuhagarara aho ngaho utegereze ati fana yindi kumubwira ati zana agatambaro tumuhanagure unabuze n'icyo mfata nura mupira ari kumfata nka guhanagura ngo pungo kajye kwizanira ibyo wacu none kajye kwizanira ibyo wacu ibyaro biri gutinda habe ushanse kuri ntabwo nari nabimenye kandi nta nubwo nabyitayeho ngewe narwanaga no kureba ko hari igikomere afite bitewe n'ukuntu yirukanse ntabwo yacitse ahubwo mana yanjye ngeze nari kuza kukwicara impande tutarabona buriya butabazi nibwo n'ahantu hose nubona umuntu agize ikibazo ugihita wirukankira gutabara ntuhamuhagarare hejuru ariko nyine we kavuyo urakoze sha urakoze nyine kumbeshya nizi ahubwo se urajya hamwe sigaho umwana ntabwo uri bujye hamwe rwose ubutaha nzajya nza amanze n'ikishose Frank ntabwo ugiye uvumbura iyo umuntu yaguteguriye akareka yewe ushobora gutegurira n'ikindi ejo niba utaha uzaba wapanze ikindi nawe nzakwishyura njye ntabwo nabishobora hari ukuntu wagiraga umutima ukagira ngo ni ibyanyabyo mana hari ubyita kwakitinga neza Brian so guys ciao rero nta magambo menshi twese tuvuga Frank niyo mwayibonye ubwo ni ibyo nyine isomo ryo ririgaragaza ubutabazi buba bugomba kwihuta mbere y'ibindi byose uba ugomba gutabara umuntu nuhita umuhagarara hejuru nyine ngo banze urebe ibibazo afite sibyo uhita uhamagara ubutabazi nyine bakamutabara tu bandike batubwire nibyo